niko kuvuga ngo kwibutsa Satani aramubwira ngo byanditswe ngo natwe ni urugero rwiza turikeneye kurushaho bitwereka ko dukeneye ijambo ry'Imana. Wasanga gusa urufunguzo rwo kuzinesha ari 100 muri Bibiliya, wafata ukayizera nkayigira ubuzima bwanjye, iyo 100 igahinduka intwaro. Shalom shalom, twongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hatandukanye hano kuri Hope Base Ministries. Imana yongeye kudutiza umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, kugira ngo twongere tuwishimiremo, dusangira ijambo ry'Imana, dukomezanya, twongera guhumurizanya muri uru rugendo rugana mu ijuru. Ngira ngo twasenga dutanga ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, hanyuma tukabona gukomeza. Mwami Yesu, turagushima, turaguhimbaza, urakomeye, uratangaje, usumba byose, uri umurinzi, uri umucunguzi, uri umufasha, uri umurengezi, utuvuganira, uturwanirira intambara izo mu bwihiro tutabasha kumenya, yewe n'izo tubasha kurebesha amaso yacu. Izo zose uradufasha tukazicamo, tukazambuka amahoro, ukabikora nta kiguzi dutanze, ukabikora kubera urukundo rwawe rwinshi gusa. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bidukomeza, tugakomeza kukwiringira no kukwizera, dushingiye ku ntambara nyinshi watunyujijemo zitagira umubare. Uyu mwanya rero turaje muri aka kanya, twongeye kuguhamagara kugira ngo uze kuba natwe muri iki kiganiro. Umwanya muto tugiye kuganira uw'agaciro ku buzima bwacu, uw'agaciro ku badukurikiranye, uw'agaciro ku muntu ari we wese ubasha kugirirwa ubuntu bwo kumva aya magambo. Reka rero twebwe abayavuga n'abayumva, ubashe ureke uyahindura imbuto nzima izakura ikagira ikikoze mu buzima bw'abantu bawe wiremeye. Ngaho rero bana natwe duha imbaraga kandi ukomeze kuduhishurira byinshi. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umeze ute? Amakuru? Meze neza cyane. Cyumweru cyagenze neza? Cyumweru cyagenze neza. Twafashijwe uyu munsi, twanezerewe. Muri rusange byagenze neza kabisa. Imana ishimwe cyane. Ibara turinze icyumweru cyose mu mirimo, mu bintu byinshi bitandukanye. So kubona rero ikongera ikaduhereza n'amahirwe yo kongera kuboneka mu nzu ya nanone mu materaniro, aho tubasha gusangira n'abera ibidukomeza muri uru rugendo. Muri iyi minsi witegereje, abakristo benshi tumaze kugenda ducika intege ku bijyanye no gusoma no kumva ijambo ry'Imana. Sinzi nimba ubibona. Aho bigaragarira wenda ko ijambo ry'Imana ku bantu inyota yaryo yagabanutse, ni ntago abantu bakitabira nk'ibiterane nka mbere. Ko wasangaga mbere wenda tuvuge hari igiterane runaka bakagitangaza bakavuga ati hazaza umuvugabutumwa runaka, none ugasanga abantu bafite inyota nyinshi, ugasanga abantu barabyitabiriye cyane. Umubare w'abantu nyine ukumva abantu bakabivuga, nyine ukabona nyine barabishishikariye cyane. Ariko nyine bitandukanye no muri iki gihe, umuntu ashobora kuza wenda akavuga ngo azaba ari umuvugabutumwa uzatubwiriza ijambo turutse kure, ariko ukabona n'ubundi abantu ntibibashishikaje cyane. Nyine ukabona abantu babifashe nk'ibisanzwe, ukabona abantu babifashe nk'ibisanzwe, ahubwo wenda haba hari nk'ibindi bintu, ibindi bikorwa, ibindi bintu bisanzwe bitari ijambo ry'Imana, ahubwo ukabona n'ibyo abantu bitabiriye cyane. Ariko mbere usangaga abantu kabisa banyotewe n'ijambo ry'Imana. Ntekereza ko wenda ibintu birangaza abantu, ntekereza ko byagiye biba byinshi, ari ama internet, ari
abantu barahuze cyane wenda kubera kwihugiraho cyane ku miryango n'utwo tuntu tundi tugenda tuza ku ruhande biri mu bidufata bigatuma abantu basa nk'aho umwanya munini bawuhaye ibyo bintu. Noneho n'igihe habonetse ijambo ry'Imana ibyo bintu bimeze nka urumva ikintu umuntu akora buri munsi biragera noneho ugasanga nicyo cyabaye cyafashe priority yo hejuru cyane. So nkatekereza ko wenda kenshi nabyo bifitemo uruhare, ibyo bintu bindi birangaza biri ku mpande kubikora kenshi bigatuma abantu bisanga aribyo dufitiye inyota cyane kuruta rya jambo ry'Imana. Uku nguku uyu muyoboro wa online, YouTube, Instagram n'ahandi hose, ntekereza ko abantu umuntu atabyitwayemo neza nayo yaba distraction. Yes. Kubera ko hari igihe uvuga ngo wenda ngo ijambo ry'Imana ngo ndaryumva, wenda se ndyumva ndi kujya ku kazi mu modoka ukarishiramo, cyangwa se uri gukora uturimo two mu rugo, cyane cyane ko n'umwanya w'iki gihe ari ikibazo. Noneho urimo uraryumva ariko ufite ibindi bintu uhugiyemo, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe uri kumva rya jambo online ariko ugasanga wenda ntuyirangije, ukazaza uhora ucikira. Noneho wowe ukibwira ngo kujya wumva amagambo y'ibice. Sinzi niba ari njye bize bibaho, nanjye bize bimbaho kenshi. nkumva ijambo hari n'igihe mara nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nkagenda nkarishiramo, nageze ahantu nkarihagarika, ejo nkavuga ko rya jambo ntarirangije kuryumva, nkongera kandi icyumweru kikaba cyashize. Kandi nyine like bituma ntago uri focus neza, sinzi kuba ukurikiranye neza nyine. Ugasanga kenshi wibwira ko wumva ijambo ry'Imana kandi ugenda ubyumva ibice ntunarisobanura, udafite focus. Ugasanga nyine ukibwira kuri kumva ijambo ry'Imana, aho kugira ngo umuntu agende yicare usome wige Imana ikuganirize, cyangwa se ugire ya nyota twavuze yo kuja kumva umuvugabutumwa cyangwa se umuntu uri kwigisha mu rusengero cyangwa se muri ibyo biterane. Nkumva rero iyo distraction nayo yobayo ku bantu batabikoresha neza, ariko hari ababikoresha neza, iyo birabafasha cyane. Ntago bikimeze nka mbere pe. Kandi ijambo ry'Imana buriya ku mukristo ntekereza ari ikintu cy'ingenzi cyane. N'ijambo ry'Imana rigenda ribivugaho. Hari imirongo imwe nahoze nsoma kare, ahantu Bibiliya yigaragaza neza ko ijambo nibwo buzima bw'umukristo. So niho dukura imbaraga, niho dukura ibyiringiro, niho dukura kongera kumva duhumuritse. So rero kuba tukaba turi mu bihe abakristo tutarishizeho imbaraga, ariho twakavomye imbaraga, ntekereza ko no kuba mu byizerwa bishobora kuba byiyongera cyane. Sindara wenda ubushakashatsi, sindabishakashaka ngo ndebe, ariko nibaza nshingiye kuri ibyo ngibyo nimba koko gusoma ijambo ry'Imana abantu bari focusinzeho cyane bisa n'ibiri kugabanuka. Nibaza ko ubwo biduhereza n'umubare uri hejuru w'abantu bagenda bava ku Mana. Bashobora kutanamuza ngo babivuge, ariko buriya mu buzima bwabo bwa buri munsi, lifestyle, uko babayeho, uko bagenda, uko bavuga, mu by'ukuri ugasanga batakaje indangagaciro za gikristo. Cyane kubera ko mu ijambo niho tubonera Imana. Imana ubwayo niho tuyisanga. So ugiye kure y'ijambo ntuburi kugenda nyine uva mu bwiza bwayo, niko navuga. Turebere hamwe uyu murongo, iki gice muri Timoteyo wa 2, ibice 3, mirongo 16. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyanditswe byera byose kwe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha no gucyaha no kugorora no kumenyereza gukiranuka, ngo umuntu w'Imana abe ushyitse, ufite ibimukwiza byose, ngo akore umurimo mwiza wose. Amen. Urumva umumaro w'ijambo ry'Imana hano muri iki gice? Ni ijambo ryaturutse ku Mana mbere na mbere. Iki ijambo ry'Imana rivuze ni iki Imana ibivuze.
kugira ngo birumvikana. Yes. Kutwigisha, kuducyaha, kutugorora, kutwemeza gukiranuka, no kumenyereza gukiranuka ngo umuntu w'Imana abe ushyitse. Ni ukuvuga ngo niwo munzani ushobora kwipimaho ukavuga ngo ijambo ry'Imana nzi ryavuze ibi, none njye ndi gukora ibi ngibi. So urumva rero usanga ari nk'umunzani duhagazeho, igipimo cyiza kigaragaza neza nimba duhagaze neza cyangwa nabi. Nkurikije iki gice cya 3 muri Timoteyo wa 2 ko ijambo ry'Imana rivuga. So icyo numva muri iryo jambo nuko nta muntu waguma mu nzira y'agakiza atagendera mu nzira z'Imana, kandi izo nzira z'Imana nta handi umuntu azozisanga atari mu ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo nusoma ijambo ry'Imana nibwo uzamenya inzira nyine ukwiye gucamo. Uzamenya ngo iki ni kibi cyangwa se ahangiye guca ni habi. Mbese rihora ritugarura mu nzira. Hano hari n'ikindi gice cyo muri Yohana. Bahasoma naho nta kibazo. Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Umurongo wa 3 akavuga ngo ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Numva ko rero udashaka kwitandukanya n'Imana, urumva nta handi wabonera Imana ni mu ijambo. Kuko urumva mbere na mbere hari ijambo, kandi ijambo niwe Mana. Urumva mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana. Ni ukuvuga ngo umenye ijambo umenye Imana. Umenye Imana, kumenya ijambo niko kumenya kamere y'Imana, niko kumenya Yes, ni Imana, ijambo ni Imana ryuzuye. Yes. According to his word. Wenda ikindi gice kimwe nasoma hano ni muri Matayo nanone igice cya 4. Hano ku murongo wa 4 ni inkuru zivuga kuri cya gihe Yesu ari mu butayu ageragezwa amara iminsi 40. Asenga agahura na Satani akamusanga yo kumugerageza. Yamusubije ngo byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Naho birumvikana neza cyane ko bikomeje gusobanura neza akamaro ijambo ry'Imana rifite mu buzima bw'umukristo. So ni ukuvuga ngo umuntu yaramusubije neza ngo umuntu yaramubwiye ngo nahindure ibuye arihindura umutsima. Aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rituruka mu kanwa k'Imana, kandi nta rindi, ni ijambo ry'Imana n'ubundi still. So biraboneka rero ko dukeneye ijambo ry'Imana. Nongeyeho ku cyo waruvuze kuri uwo murongo nyine, urumva Yesu yabashe gutsinda Satani amusubije iryo jambo. Ni ukuvuga ngo natwe nk'abakristo rero kugira ngo dutsinde intambara cyangwa se dutsinde umwanzi cyangwa se bitugerageza ikintu icyo cyo cyose, kubera ko niba Satani yaragerageje Imana ubwayo, twe turi bande, which means ko natwe ibigeragezo bizatuzaho nk'abakristo. Ariko rero umuntu utazi ijambo ntago yatsinda. Niba Imana ubwayo cyangwa se Yesu Kristo yarabashije gutsinda intambara cyangwa se gutsinda umwanzi akoresheje ijambo, kandi n'ubundi niwe jambo, natwe ni urugero rwiza turikeneye kurushaho. Bitwereka ko dukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gutsinda buri kimwe cyose cyo muri nosi, cyangwa se kugira ngo tubashe gutsinda. Niko navuga.
kandi n'ikindi naho waravuze havuga ngo byanditswe ngo bivuze ngo aya magambo yari yaranditswe n'abandi banditsi mu myaka ya mbere, niko kuvuga ngo kwibutsa Satani aramubwira ngo byanditswe ngo so kandi koko byarabaye, Satani amutsindisha ijambo. Imitego yose yamuteze muri cya gicu hasomye nta kindi kintu yamusubizaga, yamusubirishije ijambo ry'Imana kandi Satani aratsindwa. So biragaragaza neza ko hari intambara nyinshi wenda dutsindwa tutakabaye dutsindwa, zidashobora gutsindwa wenda n'ibyo tuvuga, n'ibyo dukora, n'ibyo twitwaye n'ibindi. Wasanga gusa urufunguzo rwo kuzinesha ari imirongo imwe muri Bibiliya, wafata ukayizera nkayigira ubuzima bwanjye, iyo mirongo igahinduka intwaro narwanisha Satani kandi nkamutsinda cyane kabisa. Kuko ijambo ry'Imana rirabitubwiye neza, kuko niba ngiye turi kuvuga nyine iyo verse wari usomye nayo iri mu ijambo ry'Imana nyine, ukuntu bitugaragariza neza ukuntu Yesu yabashe gutsinda Satani. So ni urugero rwiza rwose, kuko ntaho twabikura, kuko nubwo Yesu yari arimo arasenga, batureka ko yari amaze iminsi 40 ku musozi ari gusenga, ariko ntago byahagije nyine, ntibyabujije Satani kumuhangara. Yesu ntibyabujije Satani kuza kumugerageza, which means ko nubwo twasenga, nubwo twakora n'ibindi byose, ijambo still riracyari ku mwanya wa mbere ku mukristo. Yes. Oya nibyo cyane. Hari abandi bantu nanone muganira bakakubwira ko n'abarisoma, turi kuvuga ngo badasoma, ugasanga umuntu arakubwira ati isezerano rya kera niryo rifite akamaro, iri shyashya, isezerano rishya niryo mwakabaye mwitaho, irya kera mukaba muriretse. Izo ntambara zo ngira ngo umaze nawe kubona ko ibyo bintu bihari, aho usanga abantu batabyumva kimwe izo ngingo. Nacyo mbona ari ikibazo gikomeye cyane. Ntekereza ko tutakabaye tugira izo ntambara zishingiye ku ijambo ry'Imana, kuko umwuka wera ubwara nagusobanurira kandi akakwemeza. So nibaza ko Bibiliya ni ibitabo byinshi byanditswe bishyirwa mu gitabo kimwe kugira ngo tubyige byose, tubisome, bituyobore. Iriya Bibiliya yose iri hamwe ni ijambo ry'Imana rizima ryuzuye. Yes. Ko bivuze ibyo, njyewe mbifata nk'ari urwitwazo rwo kunanirwa, wananiwe gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa se ufitemo intege nkeya, warangiza ukavuga ngo dukeneye ngo isezerano rishya gusa, irya kera ngo ryarashize, cyangwa se ngo dukeneye irya kera ngo kuko hari bavuga ko irya kera ari ryo rizima, irishyashya ngo naryo ngo ridafite, ngo atari ngombwa kurisoma ngo ahubwo. Ariko ijambo ry'Imana ni igitabo cyose, ni umuzingo Imana yatanze kugira ngo tuwusome kuva mu itangiriro kugera ku byahishuwe. Ntabwo Imana igeze uvuga ngo musoma ahangaha, kuko nabyo wenda biza kuba bihari, Imana yari kubitubwira, ikatubwira ati muzasoma ahangaha, ahandi muhareke, ahangaha niho mukeneye, ahandi ntabwo muhakeneye. Ariko mu gihe ntabwo twigeze twakira izo instructions, so ngiye kuri njyewe numva kuko niba uri umukristo ushaka kumenya Imana, ushaka kumenya Imana, ugomba gusoma Bibiliya yose, hanyuma Imana ikakwishurira nyine. Muri minsi ishize nabashije kongera kumva neza ko uburyo dukeneye ijambo ry'Imana cyane bikomeye kuruta ibindi bintu byose, atarwa ngo isezerano rya kera cyangwa se isezerano rishya. Kubera ko buriya nabonye biranagoye ko n'isezerano rishyashya birugiye ko waryumva neza utarumva isezerano rya kera, kuko urebye mu isezerano rya kera n'ubundi riraho, ni isezerano ririmo rihishemo n'ubundi guhishuka ku isezerano rishyashya. So rero urumva kuza gusa n'undi usoma uhereye mu isezerano rishya ugasoma, nibaza ko hari amakuru menshi ubusize, nibaza hari ibintu utakumva, ubutandukanye cyane n'imyizerere wagira itandukanye niyo umuntu wasomye isezerano rya kera akaryumva neza
agasoma n'isezerano rishyashya akaryumva neza. Yeah. Kuko ni amakuru yose arimo yubaka ubuzima n'imibereho y'umukristo. Yes. Abantu dukunda ijambo ry'Imana rwose, kandi n'ubishobozwa gufata isezerano rya kera, n'ubishobozwa usome isezerano rishya, byose uko azaza gushoboza, numva ari byiza. Indyo yuzuye niyo ngiyo, ni Bibiliya yose, irimo ibitabo byose bihurijwe hamwe. N'ubundi nuko abantu batabishobozwa bose, ariko ubundi nyine twakayisoma. Aho uzumva bakubwira ngo wayisomye inshuro 10, inshuro 8, inshuro 5, inshuro 2, ayisoma akayirangiza. So urumva rero kubikora nkuko nguko, kubigereka kubyumva no kubigereka n'Umwuka Wera akaguhishurira, mu by'ukuri ufite za ntwaro twavugaga biragoye. Ubu uri umugabo uhamye muri Kristo cyane. Ibibazo byose twibaza biri mu ijambo ry'Imana. Yego, cyane ko ubuzima Bibiliya yabaye akabarore. Ijambo ry'Imana ryabaye akabarore, kuko impamvu muri yaremye ngo ntacyo tuzireguza. Ni ukuvuga ngo ikigeragezo cyose uzacamo uzasanga hari ahantu gifitanye isano muri Bibiliya kigeze kwa mu bihe byatambutse. So nibaza ko Imana yabishyizeho kandi nk'indorerwamo yo kureberamo ibyo ko kwiregura biragoye. Kuko ujya kuvuga ngo umuntu ngo wenda arandenganyije, intumwa z'Imana, intumwa za Yesu hariya zapfuye urupfu rubi zizira umurimo w'Imana. Ntabwo turageza aho kubagura uruhu, ntabwo turageza aho kwicwa tuzira ijambo ry'Imana. Ariko umuntu arandenganya gusa gatoya mu kazi cyangwa hehe, sinshobora kwihangana, ndatsinzwe. Ariko iyo usubiye kwibuka ijambo ry'Imana, uhita ugaruka ukavuga ngo ubasha kubona neza ko gakwiye gukora ibirenze ahubwo, kuko nta kiraba, nta kintu, ntabwo urenganyijwe ni fact, kuko ni akantu gato cyane bagukoreye ugereranyije n'ibyo izindi ntumwa zakorewe cyangwa se abandi bagiye batubanziriza. Si ntumwa gusa, n'ubu ngubu bararenganywa mu bihugu byinshi bitemera ijambo ry'Imana. That's true. Ngira ngo hamwe bakubona n'ijambo ry'Imana Bibiliya bakakwica. Amakuru henshi murayabona. Udashobora kuvuga ijambo Yesu, udashobora kuvuga cyangwa kuko ubona ufite Bibiliya aho dusoma twebwe ijambo ry'Imana. Hari aho badashobora kukubonana na Bible, bahita bakwica cyangwa se bakagufunga. Mureke Bibiliya ijambo ry'Imana tuyikunde, tugifite uburyo, kuko natwe biriya bihe bishobora kuzatugeraho, ntawe bizi. Ahantu isi iri kugana ntawe abimenye. Iyi ishobora kuzagera ugasanga ntabwo dufite access kuri aya magambo meza ameze gutya dufite uyu munsi. Ariko ibintu bibaye biboneka for free, bikaboneka nta kiguzi, ubifite ibihe byose full time, usoma igihe ushatse byigengaho, nabyo burya hari igihe bituma abantu batabikunda cyane, kuko nzabisomejo cyangwa se abantu bakirara kavuga ngo haracyari umwanya. Ariko wenda icyo navuga koranabuhanga ririho, ejo turashaka kubyuka tugasanga babikatinze cyangwa se babihinduye, ntacyo twokora kuko si twe twabishizeho. ugasanga birarangiye ntiwasomye kubera ko iyo usomye hari ibyo byose hari icyo usigarana mu mutwe. Rero niyo mpamvu ari ingenzi cyane ku mukristo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi ko tubishobojwe, kugira ngo ibyo bihe nibiza bizasange twarizigamiye. Wumva ari cyo umuntu yagakoze kugira ngo arusheho gusoma ijambo ry'Imana bimufashe? Ndababwira abantu, nanjye nibwira, kuko mu rugamba twese turarusangiye. Mu rugamba twese tururimo. Ibihe bigoye, ibihe bya none biragoye kubibamo nta jambo. N'ukuntu nyine isi iteye uyu munsi, ukuntu imeze, nayo ntibitwemerera kugira ngo tube twabasha kuba mu bihe byabindi twavuze mbere. Nyine mbere kuko wasangaga abantu bafite inyota, ariko dusubiye inyuma gatoya wasangaga kandi ari ukuntu abantu bashobora kubaho muri ibyo bihe batari bize kandi bigashoboka. Batari bize bakabona uwo mwanya uhagije kujya kumva avuga butumwa,
wo kujya kwiga ijambo ry'Imana nta yindi stress nta bintu byinshi cyane, ariko kandi ntabwo aricyo twagira urwitwazo nanone, kuko turakora ibintu byinshi mu gihe gitoya cyangwa se mu gihe kinini dufite tugakoramo ibintu byinshi. Ariko nkibaza se kubera iki umwanya tubura, tukabona ibindi byose ariko uwo nguwo tukawubura. So nkabona rero ntabwo aricyo twakitwaza wenda ngo iyi si ya none iri bize cyane, muri ibyo bitugira bize twashiramo n'ijambo ry'Imana. Icyo mbona ni ukumenya, tukamenya strategies nyine uko dushakisha ibindi, uko dupanga ibindi, tukamenya ngo n'umwanya aho tugomba guhurira n'Imana ni hehe. Kuko bamaze kumenya rero ko ari mu ijambo ry'Imana, nubwo wafata iminota mikeya ukabishira muri routine ya ukabishira muri programme yawe, nta kindi nukumenya agaciro k'ikintu. Kuko iyo tuza agaciro uko tugiye kwinjiza amafaranga, ugaheza umwanya akazi wagiyemo, ukamenya ko agaciro kawo nuko uri bubona amafaranga ukabasha kubaho. Ahubwo ngiye ikibazo mbona nuko ntituramenya agaciro k'ijambo ry'Imana. Dukomeze twegera Imana twifashishije none iri jambo ry'Imana kugira ngo turusheho kudahungabanywa n'imiraba yari yose ibonetse n'igihe tugeze mu ntambara, kuko zo ntizatuza, tubashe kuzirwana neza nk'abagabo, nk'ingabo za Kristo. Murakoze cyane rero, reka tubashimire ko mwabashije kubana natwe, nawe ngushimira ko ku ruhare rwawe wagize muri aka kanya. So naho butaha rero hano wacu nakagaruka, mubana n'amahoro y'Imana. Ciao ciao. Ciao, naho butaha.